إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكن لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورساله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والمشركون. Ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro imigisha bisikare kwasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Banyarwandakazi inshuti bavandimwe, nje ahangaha mu kanya gato cyane ku nkuru iteye ubwoba iteye n'agahinda, ku nkuru ariko isanzwe n'ubundi y'ibikorerwa mu Rwanda, y'ibikorerwa iwacu. Maze kubona amakuru nahangaha ntarahamya neza kubera ko mpamagaye abantu benshi sinababona kugira ngo babaze ayo makuru, ariko hari inkuru ingezeho kuri Nkusi Uwimana Agnes bivuga ko ashobora kuba nawe yiyegereje cyangwa se yagoswe mu gutabwa muri yombi ku mpamvu y'ikiganiro aherutse gukora kuri umukobwa wa Rwigara, mbese ku magambo akomeye yakoze muri iki kiganiro. Bikaba rero bishobora kuba ngo bibaye impamvu yo kugira ngo nawe afatwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe musanzwe muzi ko murabizi ko yari amaze iminsi yaricecekeye kuva bamucecekesha, kuva minisitiri bavuga ko ari uw'ubumwe, mu by'ukuri ntabwo ari uw'ubumwe, ariko minisitiri Bizimana murabizi ari Geneve abwira bari kumwe, ababwira ko ngo bahora bavuga ko bibaza impamvu badafunga Ingabire Victoire, ntibafunge Nkusi Uwimana Agnes, ntibafunge Ntwari Williams, ntibafunge Bicahaga Abdallah. Nta nubwo bavuga kumufunga, ahubwo ngo bibazaga icyo bakibamaza. Hanyuma akababwira ko atari ukubareka, ahubwo ko babategereje, babarindiriye, kandi ko bategereje ko bagwa mu mutego hanyuma bagahita babakubita uwakajwiga. Ntago byatinze Uwimana Agnes niwe wabanje guhamagarwa. Murabizi ibyamubayeho, bivuga ko nawe yari yagerageje ndetse no gutoroka finaroma agafatwa. Ejo numvise asa nkaho abihamya, avuga ko azi ibyo yaboneye mu ishyamba bamukuye ngo mu Ruhengeri aho bamusanze, azi uko yagiye arwana nabyo. Nyine ubwo yavugaga ukuntu abantu bamuseka ko yaba yaracecetse, ati nyamara ibyo ngewe ni njye ubizi, mwebwe ntabyo muzi, ntimwari muhari aho nandi mu mashyamba banyuzagamo mu Ruhengeri hose, ntago mwari mubizi. Murabizi rero ko yaje agafatwa akabazwa, hanyuma nyine akagirirwa imbabazi, hanyuma akajya ajya kwitaba, hanyuma nyine byavuyemo ko yaje nyine kumera nk'ucecetse, aricecekera rwose. Ibyo nyine nibyo basaba buri wese uwo bagiriye impuhwe, nyine bavuga ati wowe ceceka ntuzongere kuvuga, cyangwa se uzajya uvuga ibyo twebwe tukubwiye. Ibyo rero asa nkaho yabihamije gutyo. Hanyuma rero muri ino minsi yari ashatse kwinyara mu isunzu, yari yongeye gukora ibiganiro kandi bikomeye. Hanyuma rero icy'ejo bundi cyo gishobora kuba aricyo cyaba kigiye kimukozeho. Ntago ari amakuru mpagazeho, ni amakuru nkomeza gukurikirana, namwe muri bumfashe gukurikirana. Abari mu Rwanda mudufashe mukurikirane, mutubwire ayo makuru. Ni amakuru angezeho aturutse kure cyane, nkaba rero mbonye ko ntayihererana, ariko nanone ntago nayavuga nyahamya kuko nta kuri kwayo mfite. Ubu nanjye ndakomeza nkurikirane, n'undi untanga kuyabona ahamye ayangezeho, ayageze no ku bandi, tumutabarize kuko Nkusi Uwimana Agnes nubwo yaba yaracecetse, ariko ntawakwibagirwa ibyo yakoze, ntawakwibagirwa akamaro ke. Ntanjye by'umwihariko sinakwibagirwa akamaro yangiriye ko gutuma ntuza mu mutima wanjye, igihe yampaga umwanya
bwo kugaragaza ibindimo byendaga kumvuna, ndetse byashoboraga no kumviramo ingaruka mbi iyo ntaza kubona aho mbivugira. Kuba rero yaranyeretse uburyo bwo kubivuga aho mbivugira, bikampa umwanya nanjye wo gutekereza kuba nafungura kanale yanjye, akamfasha no kuyifungura afatanyije n'umuhungu we. Hanyuma wenda iyo kanali ikaza gupfa, uburyo yapfuye bwo si ngombwa kubusobanura cyane, yabagiramo uruhare atabigiramo uruhare, ariko ntabwo nakwibagirwa ineza yangiriye. Njyewe nzirikana icyo umuntu yamariye, ntabwo nita ku bindi byose byabayeho nyuma y'ibyo ngibyo, kuko ntazibana zidakomana amahembe. Rero mu by'ukuri njye navuga ngo tugerageze dushakishe amakuru uko ameze, uyu mukobwa uyu mudamu tuvuge tumutabarize, kuko niba afashwe noneho kuri ino shuro, ntabwo nzi noneho ko yaba ari bubarokoke, ntabwo byaba byoroshye. Nubwo ibyo yavugaga ari ukuri, ku kiganiro yavugaga numvishe avugamo urukundo. Habyarimana yakundaga abo kwa Rwigara, yakundaga abo bose bamugambaniye, akavuga ati kuki bamugambaniye kandi ntacyo atabahaye. Avuga uburyo umudamu wa Rwigara yajyanaga n'umugore wa Habyarimana, Agatha Kanziga, ariwe wagendaga amusokoza imisatsi, ko mbese yari inshuti ye magara. Hanyuma akavuga ko bo ba Rwigara, bakaje guhakwa ndetse n'abandi, ko bari inshuti za Habyarimana. Ndetse muri icyo kiganiro yavuze ko ngo abagore yabo wa Rwigara n'uwakaje guhakwa n'uwandi, ngo bashobora kuba bari ngo amahabara ya Habyarimana. Ibyo nta kuri mbiziho, ariko we mu kiganiro ibyo yabivuze. Hanyuma rero avuga ko mu by'ukuri muri icyo kiganiro anavuga ko ibyo umukobwa we yavuze, kuko audio nawe y'umukobwa ngira ngo mwarayumvishe, nanjye narayitishije ku kiganiro cyanjye. Ni akantu gatoya yakoze yibaza impamvu umuryango we ubangamiwe n'inkotanyi, ati kandi twe dukunda igihugu. Nyine nabyo narabyibajije, niba gukunda igihugu, ngo iki gihugu turagikunda, ngo twari twagikoreye, ngo twagikoreye iki, ngo yararwanye ngo kuri Facebook, ngo yiyita amazina. Nyine yagaragaje nyine emosiyo, donc mbese ashaka kugaragaza ko ibyo akorerwa atagomba kubikorerwa, ariko hari abandi bagomba kubikorerwa. Abo bantu ubundi nyine uriya mukobwa wa Rwigara nawe Diane, nawe ni umuntu wo kuzabibazwa, akabazwa abo bantu ubundi ni abahe abona ko bakagombye kubazwa, donc ni abahe bagombye gutotezwa, ni abahe bagombye kwicwa, nabo bagombye kugira wabibona ate, ni bande bagomba kwicwa kuri we. Donc icyo ni ikibazo njya nibaza kuri uriya mukobwa wa Rwigara, ni ikibazo njya nibaza kuri we cyane, nyibazaho nkavuga se umukobwa aba ashaka kuvuga iki iyo avuga ko hari abandi baba bagomba gukurikiranwa, hari abandi baba bagomba gutotezwa, hari abandi donc we atabyumva kubera ko hari icyo yakoreye igihugu, hari icyo yagize ate. Ibyo ni ibintu nyine nibajijeho, ariko ibyo tubirenzeho nawe ntawakwishimira ibyamubayeho, ntawakwishimira ibibi byamubaho, ntawakwishimira ibi byose inkotanyi zikora ku bantu. Gusa nta munyarwanda, icyo namwumvishe ni uko nta munyarwanda n'umwe wagombye kugira kuzira ibyabira ibitekerezo byaba ari uko asa, byaba ari nta mpamvu, nta mwanzi w'igihugu ubaho. Igihugu cye ntabwo ushobora kwanga igihugu cyawe, n'iyo nyito nibashaka abantu bazayireke. Kuvuga ngo abantu ngo ni abanzi b'igihugu, nta kuntu wabwira umuntu w'umunyagihugu ngo ubwire ngo ni umwanzi w'igihugu. Muzabihindure, ahubwo mujye muvuga ko ari umwanzi w'ubutegetsi. Wenda abantu bashobora kuba abanzi b'ubutegetsi nkanjye rwose, by'umwihariko njye mbibabwire ku mugaragaro, ubutegetsi bw'u Rwanda ndabwanga, ibyo babivuge gutyo, ariko ntibabye ko ndi umwanzi w'igihugu. Ngiye igihugu ndakiharanira, ndakirwanira, ntago rero ncyanga. Nabo igihe bari mu Uganda babitaga inyangarwanda, ariko ntago bari inyangarwanda kuko barwanaga baruzamo, ahubwo bashobora kuba barabanze, ahubwo baba ari mu Rwanda. Niko nabivuga, barabanze baba ari mu Rwanda, ariko igihugu nk'igihugu cyo baragishakaga, bashaka kukiba, bashaka kugisahura. Ibyo nibyo bakoze. Ntago rero mwavuga ko umuntu ngo yiba mutavuga rumwe ngo ni umwanzi w'igihugu. Oya, ahubwo n'umwanzi wanyu mwebwe abategetsi, ariko ntago ari umwanzi w'igihugu, kuko igihugu yakivukiyemo, nta cyanga igihugu avukiyemo azakunda iki? Ni ikihe gihugu cyenda azakunda? Niyanga igihugu yavukiyemo azakunda ikindi gihugu kihe? Igihugu yavukiyemo nicyo ngicyo. Kuvuga rero ko ari umwanzi wacyo ni ubuswa.
ni ubuswa, ni n'ubushenzi, ni n'ubuginga, ibyo ntabwo ari byo rwose, mujye muhumesa rimwe. Rero tuvuge dutabarize uyu mukobwa Agnes Musubimana, abafite amakuru nyine nk'uko nabivuze muyakurikirane mumenye ese koko bimeze bite, ese koko yafashwe, ese koko aragoswe, ese koko donc tubirebe kandi mutange amakuru vuba vuba kugira ngo tumutabarize uko biri kose. Murakoze kandi murakarama. Mwari kumwe rero na Byaga Abdallah. Inshallah tuzakomeza ubutaha tumaze kumenya neza amakuru ye, ubwo tuzagaruka tubabwira amakuru twamenye. Murakoze, merci.